amahoro y'Imana nabane nawe. Ese ujya wibonaho bino bimenyetso by'ubukene, uburwayi, gahinda, mubabaro, kujugunywa, gutabwa n'abantu no kubura amahirwe mu buzima, ukagerekaho no kurota uhinga bakwirukankana, inyamaswa zikwirukankana, urota imbwa, ipusi, ibikeri, inzoka, ndetse urota bashyingura, urota utaha ubukwe n'imvura ikunyagira no kwisanga uri mu gahinda ka wenyine, ukeneye deliverance. Ubumwe bw'abera ministries niyo nshingano yacu. Abakubye bapfuye bakenyutse, amaraso yo gukenyuka yibitse muri wowe. Nawe reba impanuka zimaze kuguhusha, reba izo mpanuka umaze guhusha, reba ibyago umaze gusimbuka byakugezeho, ari ukugira ngo Imana iguhe ya mahoro yo gutuza mu mutima wawe. So rero ibyari bibuzuye nibyo baduhaye, tugomba kubividura bikatuvamo kuko tukoze ya deliverance. Kandi impamvu tugomba kuyikora nuko turota za nzozi, kandi za nzozi ntizenda guhagarara mu gihe utarasohoka aho hantu. Bisaba kugira ngo zihagarare nuko usenga Imana ikakora deliverance, ukabohoka, ugatera imbere, bigahinduka. Za nzozi nibwo zizavaho kubera ko nta mpamvu yo kuzizana izaba igihari. Zima ntabwo uracyarwaye, uracyahanganye, nta gikundiro, ntugera ku masezerano, nta byiza uri kubona, warasenze, uraririmba, ugira gute, icyo kintu bwacyo ni igikomere kiremereye ku buzima bwawe. Rero igituma inzozi ziza ntizizabura kuza mu gihe kitarakurwaho. Gikurwaho n'iki? Nuko Yesu akubatura. Ibi bintu abantu babitandukanye. Ugomba kumva ngo yemaze iminsi senga, ariko iyo senga bya bindi biragaruka. None bitagaruka nuko Imana ikubwira ngo nubwo uri musenga, ariko inkomoko yiwanyu, karandezi iwanyu, imivumo yiwanyu, abadayimoni babateye ibyo babaye ntabwo birahagarara, biracyagukurikiranye. Rushaho kujya tugira iki. Cyo gihe rero ntabwo upfukama ngo usenge, ukeneye deliverance ya yindi yo mu rwego rwo hejuru. Hari abakoresha amavuta, hari abakoresha umunyu, hari abakoresha amazi, hari abakoresha ibitambaro. Ibyo n'uburenganzira bwabo, sinemere kujyaginga buri muntu. Imana igira ukuntu ikoresha umuntu, kandi nako bikoresha Imana ibatuma, ariko nge ntiyabintumye. Nge yambwiye imbaraga z'umwuka wera zibohora, nta kindi kimenyetso. Ni ugusenga tuvuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tubohora baboshywe, tubakorera deliverance mu kiganiro. Ntibigombera amaboko, ntibigombera kugukoraho, ntibigombera kujya kwiherera mu byumba. No, ni direct. Ijambo ryo rikagusanga muri Amerika, muri Canada, rikagusanga i Kigali, rikagusanga i Cyangugu, rikagusanga ku Gikongoro, Nyamagabe, rikagusanga muri Gatsibo na Rutsiro, rikagusanga aho ngaho i Musanze, rikagusanga za Rubavu, rikagusanga Karongi, rikagusanga Bugesera, rikagusanga Muhanga, rikagusanga aho ushaka hose. Iri jambo ryagusanga ahantu wakenera hose. Nyamasheke ryahagera. Ko imbaraga z'umwuka wera ntizigombera intoki zanjye. Twe n'Imana yatubohore mwuga wera ministries ngo haleluya. Agira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasu. Amahoro y'Imana n'umugambi w'Imana biba nawe cyane mu buryo bwo kubaho kwawe kwisha kwa buri munsi, aho tugeze ku munsi wa 11 tuganira ku magambo y'Imana akomeye, aho tugiye kubona kubohoka by'ukuri. Noneho tuvuga ku by'inzozi, tuvuga ku by'agahinda byose ushobora kugenda ubaho. Nifuza ko utera intambwe yo kumenya, kumva, ndetse no gukomeza kubohoka mu buryo butandukanye. Ndashimira mwe mwese mudukurikira ku bumwe bw'abera ministries, abakoze subscribe mwese. Imana ibaha umugisha, bakora comment n'abakugira amasengesho. Bro, twinjiye mu gika cy'imbaraga cyo kubohoka byemewe. Noneho umuntu akabyumva. Twatangiye ari ibiganiro tuvuga ku nzozi, tuvuga ku bindi bibaho, tuvuga ku bikorwa byose, ariko uyu munsi wa none nagira ngo twinjire noneho kuvuga ngo ese koko umuntu yabohoka gute. Aya ni amagambo tugomba kubona tutuje. Urota inzozi zitandukanye nabikubwiye, ndetse
gerageza kurwana n'ubuzima ngo urebe ko wagera imbere bikakunanira, n'icyo ukoze ntikigukundire, n'urwego ushaka ntibwemere, ugasanga buri gihe icyo upanze, icyo wemeye kigiye gukora kirakunaniye kubera ko ufite impamvu ikomeye n'ibyago bikomeye byakujeho, bityo bikagaragara neza ko ukeneye imbaraga zikubohora kandi ukabohoka mu rwego rukomeye kugira ngo ubashe kubana n'Imana mu nzira wifuzaga. Rero Imana iguhe umugisha, ntabwo ndi butinde cyane, nagira ngo dusenge Imana, ariko umenye nyabuneka, erega buriya uko ukomeza kubohwa ni nako ibyo ukora bibohwa, niko n'ibyo uvamo bibohwa byose. Ugasanga ubaye mu buzima buhangayitse kandi bubabaje kandi buteye ubwoba, kuko kubohoka kwiza abadayimoni bihisha ahantu hatatu: mu mubiri w'umuntu, mu bitekerezo by'umuntu, mu buryo bw'umuryango. Ibyo byose bikagenda bikibika muri wowe ku buryo rimwe na rimwe ugeraho akahinda. Ngahibaze nk'urugero, ufite abana ntibarya, ufite ubuzima bukugoye, urarwaraguka buri munsi, ufite ingorane, nta kintu ugeraho, nta terambere, nta buzima, nta cyerekezo, nta namba, nta n'urwego n'urwo ari rwo rwose ubasha kwinjiramo ngo ubone ugize bwa buzima bwiza. Ariyo mpamvu urota za nzozi zose n'izindi shaka kuzakubwira mu minsi mike cyane, nkubwira ngo nabonye ugomba kubohoka muri ibi n'ibi. Nagiye mvuga inzozi, ariko hari izindi nzavuga ntarigera navuga, ariko wumve ngo ibyo byose kubirota ntabwo ari ikibazo. Nyine abantu bambwira ngo dusenge duhagarike izo nzozi mbi tuzihagarike, nyamara giye ntabwo ariko mbyemera ngewe. Ntabwo bagomba gusenga ngo zihagarare, ahubwo Imana ni iguhindurire bijyanye n'icyo wari urimo usengera. Niba ubona urota ibintu bimwe kandi bibi ku buzima bwawe, Imana irimo ikubwira ngo urageramiwe cyangwa urabangamiwe, cyangwa umwanzi yagusatiriye mu rwego rutarabaho, yagusatiriye mu nzira zitarabaho, yagusatiriye mu buryo buteye ubwoba kandi bukomeye, kuko umwanzi yifuza kugushyira hasi, kukurangiza no kukurambika. Niyo mpamvu ziza buri munsi. Kuba ushobora kurota ibintu bimwe kandi bigutera ubwoba, witangira kumva ngo msenga ngo bikurweho, ahubwo twagombye kuzirukana, igituma ziza kigakurwaho, ukumva kubohotse. Niba uhora urota uri mu cyaro, menya ngo uracyarogwa, ntari impamvu. Niba ubona urota mwe nababwiye ugera ku nzu zigera nko ku 10 zikomeye ziteye ubwoba, menya ngo impamvu zingarukaho. Imana irashaka kugira ngo ngire intambwe ntera mu kubaho kwanjye, ngire intambwe ntera mu buzima bwanjye, ngire intambwe ntera mu mayira nyuramo, ngire urwego runaka ntera mu intambwe, nishaka iba ari nto cyane, nishaka iba ari nini cyane, ariko ntera intambwe nibura imvana mu rwego rumwe kandi njyana mu rundi. Ibyo rero kubirota buri munsi icyo bisobanura nta kindi, nuko Imana ibikubwira ngo nubwo uri musenga, nubwo uri mukora, nubwo uri muvuga, ariko haracyarimo ikibazo. Haracyarimo cya kibazo cy'ubukene, haracyarimo cya kibazo cy'uburwayi, cya kibazo cyo kwangwa, cya kibazo cyo gutabwa, uracyakurikiranwe, baracyakuroga, baracyaguhiga, mbega mu buryo bukomeye. Umubiri wawe uracyaraswaho n'ibintu byinshi bikomeye, kandi uko barangiza ukabona ari mu muryango nta mpinduka, mu rugo rwawe nta mpinduka, mu kazi nta mpinduka, mu buzima nta mpinduka, ikintu cyose ugasanga nta mpinduka niyo ufite iriho, ahubwo amakuba n'ibyago byakomeje kugota, kugusatira no kukwegera no kukunaniza, bishingiye ko umwanzi wawe yamaze kukwataka. Rero ntabwo Imana yahagarika gutuma izo zibona, kuko n'ubundi by'u Rwanda nabyo ntibiravaho. Zizavaho ari uko ikiguhiga cyavuyeho. Kizavaho gute utarakorerwa deliverance? Rero niyo mpamvu nagira ngo nkosora bambwira ngo ugiye mu nsengere zikurweho, nge ntabwo nasenga ngo inzozi zikurweho pe, ngo ziveho, ahubwo nasenga kugira ngo ikizitera kiba aricyo kivaho, zo zijyane. Nk'uko inzu irimo umwanda, iyo uyikubuye ukayikoropa nta sazi igarukamo. Ni ukuvuga ngo ikitera mu nzu kunuka, iyo gikuye mu nzu, inzu ntiyongera kunuka. Ibyo rero ni impamvu runaka igaragara yatumye ugomba gukosoka mu myumvire, mu mitekerereze, mu buhanga n'urundi rwego runaka. Ibi bintu tukumvikana neza ko ukwiye kubisobanukirwa muri wowe. Ntabwo dukwiye gusenga ngo icyo kintu kiveho gute se? Kiravaho gute kandi ukifite izo ngorane? Kiravaho gute kandi baguca inyuma? Kiravaho gute kandi abakwanga bakibikora? Rero impamvu inzozi mbi zirepeta ni ukukwereka ngo hari ibyago biri imbere, haguruka usenge. Uragira ngo ziveho, ikibitera kitaravaho.
aho rero niho deliverance zikaza igakora imbaraga zo kugira ngo twirukane ibyo bintu maze zijyane rwose pe. Ziragenda rwose, ziragenda ukabona ko zigiye, kubera ko zijyanywe n'iki? Nuko icyo wabonaga buri gihe, icyo watekerezaga buri gihe kimaze gukurwa. Rose nibaza impamvu uvuga ngo mu nsengere ziveho gute se? Kandi igituma ziza, Imana ikwerekana kubwiye ko nta nzozi zo kwa Satani zibayo. Nibyo mwita ngo ni kushimari, ngo narose ibyo niriwemo, abandi bakabipinga bakibagiza ko Bibiliya ijambo ry'Imana muri Yoweri bice 3 havuga ngo abakambwe n'abantu bazarota, abasore bazahanura. Ukabona ko muri birinzi bisobanura inshuro nyinshi, kandi kurota ni imvugo y'Imana ibwira buri muntu hadakeneye umuhanuzi kuyinjiramo. Rero niyo mpamvu uzarota biriya byose n'ibindi byose n'ibindi byinshi. Niyo kuba byigarukamo bagombye kumva ko wowe ubwawe ukeneye deliverance y'imbaraga, wowe ubwawe ukeneye uburyo n'urwego rwiza rwo kubasha gusohoka muri izo ntambara, no kumenya ko Imana ikeneye gukorana nawe, no kugira ngo Imana ihindure ibyo bintu byose bikuremereye. Aho niho tugomba kumva ngo ese nakora iki, nabigenza gute, nahagarara nte, ni mu ruho rwego, Imana ibyifuza gute, ni mu yihe nzira, ese bizagenda gute, ese bizakorwa bite, ese bizabaho bite, ni mu ruho rwego nzabikoramo. Ibyo byose ukumva ko ugomba kubishyira mu rwego kandi ukabisobanukirwa. Igihe cyose rero utaricara ngo ibyo bintu ubashe kubyumva no kubimenya, ubashe kubishyira mu bikorwa no mu nzira ikwiriye, jya umenya neza ko ugeramiwe kandi ufite ikibazo gikomeye mu kubaho kwawe. Ndagira ngo ukangurire ko unyumve kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ndimo nganiraho nawe, nkubwirira ijambo rikomeye ku buzima bwawe. Wikwinubira kurota nabi, wikwinubira yuko urota uri muhinga, wikwinubira ahubwo bivuga ngo ntizizigera zihagarara ikizitera kitarahagarara. Muri make Imana cyakubwira ngo dore urageramiwe, dore urageramiwe, dore urageramiwe, dore urageramiwe, dore ibyago biraje, dore ibyago birinjiye, dore ibyago biragukurikiranye, dore ibyago bikujeho, dore ibyago bimeze nabi kandi biri mu ruhande rwawe. Imana iri guha umugisha mwinshi cyane, kuko hari icyo ishaka gukorana nawe mu buryo bukomeye. Yesu akurinde. Rero kuba urota izo nzozi igihe cyose utabyumva nk'ikintu kiremereye, Imana iguha umugisha. Mbere na mbere nakubwiye ngo hari ibintu ugomba kumenya no kubohoka ubwawe no gusohoka muri izo mbaraga mbi. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 8:36 ngo nuko umwana naba batura muzamu batuwe by'ukuri. Icyo bita kubohoka. Nabo ni mubohoka, muzamubohotse by'ukuri kandi muzamubohotse bikwiriye. Hano basobanura kubatura, ahandi no kubohoka, kuba free. Aha rero ugomba kumenya neza wo nkurikiye ku bumwe bw'abera ministries. Ese ubundi abadayimoni ngo bihisha he? Nuvuga ngo cya gihe ya mivumo na za karande n'ibyo umuryango Satani arazakisha, akenshi burya yihisha mu mubiri w'umuntu, yihisha mu bitekerezo by'umuntu, yihisha mu muryango n'abandi bantu. Nindiriyo kugira ngo umwanzi akugote narangiza gutera. Imana yo kabyara, ya Mana y'urukundo ikazana inzozi ku buzima bwawe kugira ngo ukanguke. Ariyo mpamvu mvuge mu gitabo cyayo baravuga ngo nukuri mbaganiriza bashyizweho ninjoro rimwe cyangwa gatatu nubwo batabyitaho, ngo kugira ngo mshyireho ikimenyetso ku byo nahamije. Aho rero urumva ntabwo dusenga ngo zigenda zijya he, kandi impamvu zo kutuma ziza zigihari. Ninde wakwirukana ikintu kandi kigihari? Nuvuga ngo zizakurwaho nuko ukorewe iyi deliverance nakubwiraga. Nizi deliverance nimara gukorwa ugakora ibikwiriye abantu bagusaba, waha kumushumba, waha kurya, aho ushaka hose wahamagara, nibwo zizahagarara, kuko ikizizana ntikigihari. Kandi inzozi ni umuburo w'Imana. So kuba ari mbi si ikibazo, ahubwo kibazo ni icyatumye ziza zimeze uko nguko. Kandi uko Imana igukunda ntibizayibuza kwerekana ikibazo n'ingorane kiri mu buzima bwawe. Ngira ngo muranyumvise, ngira ngo murantega amatwi. Ibi bintu byikuremo. Ibaza impamvu nawe urota buri gihe uri mu cyaro. Ibaza nawe impamvu urota usambana ninjoro
cyangwa bagusambanya. Ibaza impamvu urota buri gihe inyamaswa zikwirukankana. Ibaza impamvu urota wambaye imyenda. Kuki izo nzozi zirepeta buri gihe wowe ukazita ngo nimbi? Yes, nimbi, ahubwo ikibazo si zombi, ikibazo ni icyateye izo ngizo, nicyo kibikurutaho. Ari ubuzima ntabwo uracyarwaye, uracyahanganye, nta gikundiro, ntugera ku masezerano, nta byiza uri kubona, warasenze, uraririmba, ugira gute, icyo kintu bwacyo ni igikomere kiremereye ku buzima bwawe. Rero igituma inzozi ziza ntizizabura kuza mu gihe kitarakurwaho. Gikurwaho n'iki? Nuko Yesu akubatura. Ibi bintu abantu babitandukanye. Ugomba kumva ngo yemaze iminsi senga, ariko iyo senga bya bindi biragaruka. None bitagaruka, nuko Imana ikubwira ngo nubwo uri musenga, ariko inkomoko yiwanyu, karandezi iwanyu, imivumo yiwanyu, abadayimoni babateye ibyo babaye ntabwo birahagarara, biracyagukurikiranye. Rushaho kujya tugira iki. Cyo gihe rero ntabwo upfukama ngo usenge, ukeneye deliverance ya yindi yo mu rwego rwo hejuru. Hari abakoresha amavuta, hari abakoresha umunyu, hari abakoresha amazi, hari abakoresha ibitambaro. Ibyo n'uburenganzira bwabo, sinemere kujyaginga buri muntu. Imana igira ukuntu ikoresha umuntu, kandi nako bikoresha Imana ibatuma, ariko nge ntiyabintumye. Nge yambwiye imbaraga z'umwuka wera zibohora, nta kindi kimenyetso. Ni ugusenga tuvuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tubohora baboshywe, tubakorera deliverance mu kiganiro. Ntibigombera amaboko, ntibigombera kugukoraho, ntibigombera kujya kwiherera mu byumba. No, ni direct. Ijambo ryo rikagusanga muri Amerika, muri Canada, rikagusanga i Kigali, rikagusanga i Cyangugu, rikagusanga ku Gikongoro, Nyamagabe, rikagusanga muri Gatsibo na Rutsiro, rikagusanga aho ngaho i Musanze, rikagusanga za Rubavu, rikagusanga Karongi, rikagusanga Bugesera, rikagusanga Muhanga, rikagusanga aho ushaka hose. Iri jambo ryagusanga ahantu wakenera hose. Nyamasheke ryahagera. Ko imbaraga z'umwuka wera ntizigombera intoki zanjye. Twe n'Imana yatubohore Mwuga Wera Ministries. Ngo haleluya. Rero ngo dukomeje kuri kino ntambwe ikomeye kuri uyu munsi wacu wa 11, aho nakubwiye ngo negira ngo wumve ko ukwiye kubohoka. Ikimenyetso simusiga cyuko ukomeje kuriho karane, ikimenyetso cy'uburwayi budashira, uburwayi bw'uruhererekane, umuryango, gutatana k'umuryango, gutakara kwa wenyine, kuba wenyine mu buzima bwawe, kutagira amahirwe mu buzima, no kutagira ikintu ubona mu buzima, ndetse no kubona n'icyo ubonye kiza kiremereye ariko wajya no kwishyira mu ntoki ukabirwaho kinyuze, ndetse rimwe na rimwe ugashakisha, ugashyiraho imbaraga, ugashyiraho ingufu, ugasenga, ukajya mu bindi birere, ariko byose ugasanga byakurangiranye. Menya ngo hari ikibazo gikomeye. Ibi bintu byumve ngo hari ikibazo gikomeye mu buzima bwawe. Byumve ngo hari intambara ikomeye muri wowe. Rero birakwiriye ko ikintu cya mbere ugomba kubanza ukihana ibyaha byawe, kuko iyo nzira Satani ayicamo. Kabiri, ugomba kwicara ukatura ibyaha by'umuryango wawe. Ibi bintu mpora mbibabwira buri munsi, nongere mbigusubiriremo. Wikwicara usa ngo dadi yari umusambanyi ngo urekeraho. Wikwicara ngo mami yashatse ingozi ingahe urekeraho. Wikwicara. Menya ngo kumenya kwatura. Daniel umukozi w'Imana ngo atangira kwatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe. Arangije kwatura nibwo marayika yamugezeho. Rero icyo kintu ugomba kukireka. Icya kabiri ngo ni nko kuruka ibirutsi wari ufite byo mu muryango, ibintu wabanaga nabyo, bya byaha by'ubwihisho, bimwagenda gukora mu ibanga batabizi, aho wagiye unyura kenshi na kenshi, ubundi bikugoye, bikuruhije muri za nzira waciyemo zari ziremereye, muri rwa rugamba rwari rukugoye kandi ukarunyura mu buryo budasanzwe. Ibyo byose byakubagaho nk'ikimenyetso cyerekana ko Imana ikwiye gutabara, ukarengerwa n'Imana ishobora byose. Rero ibyo bintu ugomba nukuruka, nugusohora ibikurimo. Kuzare umuntu yarwaye mu nda, akaba hari ukuntu urekura ukumva uraruhutse. Nukurekura iyo myuka y'akarande. Icyambere ibyaha bihishe, ibyaha upfukenyeza mu bantu batazi, ibyo mu muryango, ibyo wikoreye ukiri muto, mbega ukabanza ukaba clean, ukaba umuntu ukeye imbere y'Imana, ukaroka ibyaha byo mu muryango wawe, kuko umwanzi nahaba ashaka. Mwari muzi ko icyaha kitaratura, icyaha utatuye utajya ukinesha. Akantu warukaze. Icyaha utaratura ntushobora kukinesha, kuko iyo utacyatuye ubitsi ibanga rya Satani muri wowe.
kandi iyo usanga rya sitari miliyoni niho ububikiye n'abadayimoni kugira ngo bakurwanye. So ruvuga ngo icyaha watuye kihinduka irembo ryo kwinjiza deliverance mu buzima bwawe, ariko icyaha ubitse ukacyatura mu ibanga ryawe utaregereye umutambyi cyangwa undi muntu wizera, njye nshima ko wakwegera uwo wiyumvamo, kuko uyu munsi kuba wakwihana ejo ukisanga ibigambo byageze ku musozi, wahitamo ko bwawe wowe usenga ukinginga Imana, byarangiza ugasanga umuntu waturira ko hari abantu b'inkundamugayo bifuza kuvuga ibyaha by'abandi kandi ntabwo ari ibintu byiza. So rero deliverance ya mbere kugira ngo udufashe, nzi ko ukurikira inyisho kuri YouTube, niba ubona atari igihe wahamagara, hari abandi bashumba bahamagara ubabwira icyaha kiri ku mutima wawe. Hamagara umwe, ntabwo ari bose. Umubwira uti genda ndiyumva uku meze uku, nkeneye ibi n'ibi, nkeneye kubohoka mu rwego uru n'uru, maze ureke Imana itagucira inzira ugatambuka kandi ukanezerwa. Yesu akugirire neza. Ntabwo biba byoroshye, biba binaremereye, biba ari n'ibintu bigoranye, ariko iyo utaratura icyo kintu icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose, ukakivana muri wowe ukakivuga, umenya amabanga yo kwa Satani, icyo gihe uba ukinguye ikirere cyo kubona uko wabohoka. Rero kuvuga ngo inzozi ntizihagarare, kandi ntabwo ziri buhagarare. Dore impamvu zidahagarara, nuko ikizitera kitavuyeho. Ikizitera nticyavuyeho, icyatumye uzirota ntigikuweho. Rero icyo gihe ntabwo byagushobokera. Biragusaba kubanza mu buzima bwawe, mu bitekerezo byawe, biragusaba kubanza ukatura icyaha cyawe, icy'umuryango wawe, icya famiye yawe, mbega ukaba nk'umuntu uhagarara imbere y'Imana, aho yavuze muri Ezekiel ngo nabuze umuntu uhagarara mu cyuho. Icyo gihe biroroha abantu bagatangira gusenga, noneho binjira mu mbaraga zo kubohora kandi bikagenda neza. Yesu akugire neza. Rero igihe cyose ukibibona, ukibyibonaho, ntukajya ugira intambara zabyo ngo nimusenge bikurweho, nimusenge biveho. Ntabwo ikihutirwa ari ukugira ngo biveho, ikihutirwa ahubwo ni ukugira ngo ikibitera kiba ari cyo kivaho. Aho rero niho Imana yatubwiye ngo mukore uyu murimo mwiza cyane. Ugomba ikindi kongeraho kwisobanukirwa. Bipfira he? Kuki mbona imeze bitya? Ko nshyiramo ubwenge, ko nkoresha imbaraga zose, ko njya nkora ntuje, ko ntajya nkora mpubagurika, ibi bintu bipfira hehe? Yesaya igice cya mbere hereye ku murongo wa 15 ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Kujya inama n'Uwiteka. Kuvutima ibi bipfira he? Nge nahakubwiye ahambere, bipfira ku byaha bitihanwa, byaba ibyawe cyangwa iby'umuryango wawe. Bipfira muri famiye ukomokamo kubera ko hariyo karande n'imivumo yose bizanye. Bipfira ko washakanye n'umuntu ufite karande ziwabo, yaba umugabo cyangwa umugore. Bipfira ko burya hari n'abandi mukorana, ariko ari ba bantu bafite izindi mana bigeze bakorera. Aho hose ariko ibigira imbaraga cyane ni ibintu bitatu: naho uvuka, ni ibyaha byawe bwite, naho washatse. Abandi bo wabirika ku ruhande. Ayo ni amaraso akuzengurukamo, amaraso yaso ntiwayahakana. Niba yari umusambanyi, nayo ubusambanyi bukwirukankamo. Niba yari umwicanyi, ubwicanyi bukwirukankamo. Niba yari umurozi, uburozi bukwirukankamo. Niba yagiraga urwango, urwango rukwirukankamo. Niba yagiraga amahane no kurakara, kurakara bikwirukankamo. Niba yagiraga amazimwe, amazimwe akwirukankamo. Niba yagiraga guteranya, muri make ibyo wose mu mashereka n'abatumye uva kuri papa na mama wawe, ibyo bari bafite nibyo baguhaye.
So kugira ngo bikurwemo nuko ubyiyambura ukashyiramo bishyashya maze ukitwa umwana w'Imana mu burebure. Hari ikintu udashobora gupfa guhakana. Ushobora kuba utari umwicanyi ariko amaraso y'abicanyi ari muri wowe. Ushobora kuba utanywa inzoga ariko ubusinzi buri muri wowe kuko ukomoka mu basinzi. Ushobora kuba ukomoka mu bakora divorce. Ibyabaye repasi, ibyatambutse nibyo birimo bikuzengurukamo wowe ubwawe. Niyo mpamvu Imana iguha za nzozi kugira ngo utekereze utari ko ibi bintu ndabibona gute. Utekereze ibintu byiteho, ibintu birebe, ibintu byumve, ibintu bikoreho, ibintu byitegereze kandi by'ukuri wumve kuri maso y'ubwo buzima. Ibi bintu bisaba ko ugira ubwenge burebure ndetse kubyumva mu buryo buhagije. Amaraso arakuzengurukamo. Abakubyaye bapfuye bakenyutse, amaraso yo gukenyuka yibitse muri wowe. Nawe reba impanuka zimaze kuguhusha, reba izo mpanuka umaze guhusha, reba ibyago umaze gusimbuka byakugezeho, ari ukugira ngo Imana iguhe ya mahoro yo gutuza mu mutima wawe. So rero ibyari bibuzuye nibyo baduhaye, tugomba kubividura bikatuvamo kuko tukoze ya deliverance. Kandi impamvu tugomba kuyikora nuko turota za nzozi, kandi za nzozi ntizenda guhagarara mu gihe utarasohoka aho hantu. Bisaba kugira ngo zihagarare nuko usenga Imana ikakora deliverance, ukabohoka, ugatera imbere, bigahinduka. Za nzozi nibwo zizavaho kubera ko nta mpamvu yo kuzizana izaba igihari. Ngiryo ibanga aho rikubiye, ngiyi inzira wagombye gucamo Imana ikakurengera. Bitabaye ibyo, menya ngo urimo uraca kure y'icyo Imana yagennye. Aho rero ku muntu uzi ubwenge uzi gukora, ntaduhamagare niba bishaka, ntaduhamagare niba bishaka, ntatuvugishe niba bikeneye, kandi abikore mu buryo bwiza. Icyo yumva akeneye kugikora abikore mu nzira nziza, kandi aduhamagare mu rwego runaka. Ibyo ni ibintu byumvikana kandi bigaragara ko hari Imana irimo ikora. Nshuti y'Imana, mukozi w'Imana, mukunzi w'Imana, niba ibi twuzuye, niko biri tubwira ngo ibyuzuye muri Kristo nibyo yaduhaye. Rero ibyuzuye umubyeyi wawe n'ibyuzuye umuryango we wanyu uyu munsi nibyo bikuzengurukamo. Ni bwa bukire butagira umunezero, barahari, afite n'amafaranga kuri konti ariko babuza amahoro. Ni bwa bukire umuntu abamo akakora kadakiza. Ni bwa bukire umuntu yakubwambura ukabutakaza. Ni bwa bukire wicaramo ukumva ntacyo bukumariye. Kuko iyo tuvuga bino bya karande mwihuza ngo abantu ngo barakiza, nukuri ashobora kuba atunze miliyoni de miliyoni ariko atagira amahoro mu buzima, barara batongana, barora barwana, hari impaka, abana bakenyuka, abandi bana batuzuye, turumvikana, ziriya za autisme muri kureba, bavukana ubumuga, bavukana ikintu cyose, ndetse ku buryo n'imiryango igira ipfunwe yo kwerekana abana babo, nyamara bafite ibya mirenge birenzeho, afite amafaranga. Gusa ikosa ry'abantu muri iyi minsi ya none bibwira ko umugisha ari amafaranga atoro. Amafaranga n'ubutunzi ni kimwe mu bituma ugaragara ko ufite umugisha, ariko icyo gisobanura umugisha. Burya umugisha ukomeye ni ukurama ukamara igihe kirekire, kuba nta muntu umugabo w'iwanyu, kuko yaravuze ngo ntawe uzamugara iwabo, nta ndwara n'imwe ngo yateje mu Egiputa izasanga Abisiraheli. Bivuze ngo indwara nazo no kurwaragurika n'ibyago n'ingorane n'impanuka no gupfusha imburagihe, ko gupfa ko tuzapfa twese, gukenyuka, kutakaza uburyo, gusenyuka kw'ingo, amadivorce, kubyarira mu rugo, kudashyingira, kudashyingirwa, kutagira akazi, kucarukara, ibyo nibyo byerekana ko uri anda, urimo urakorera munsi y'ubutware bwa Satani. Ku mutwe hari imbaraga zigukandagiye ku mutwe zituma utabasha guhumeka. Kugira amafaranga ni akantu gato cyane, kugira ubutunzi ni akantu gato cyane, kuko ubutunzi butagira ubuzima ntacyo bumaze, ubutunzi butagira amahoro ntacyo bumaze, nabwo ndwa bukenewe. Ariko Imana ikenera ko tugira bwa butunzi ariko bufite imbaraga zo kurama no gutera imbere mu buzima bwacu iminsi yo kubaho kwacu. Icyo rero nicyo nashaka gukosora, utibwira ngo kugira amafaranga ni ikimenyetso cy'abahiriwe. Oya.
kugira ubohoke nuko na duke ufite tuba turi nk'amahoro, tuba turi nk'umunezero, tuba turi nk'umugisha, tuba turi nk'iterambere, tuba turi ikintu wifuza cyose. Iyo rero buri gihe hari ubibwira ati ningira amafaranga bizakunda, reka hari ufite amafaranga ariko uyu munsi arimo arira, arimo afite agahinda, amarira arahari. Hari abantu bafite amafaranga ariko ingo zasenyutse mu buryo bugaragara, hakaba n'abakene ariko bafite amahoro muri bo. Rero ni byiza ko tugira na bwa butunzi, ariko urabugira gute kandi amaraso ufite y'iwanyu nta iwanyukira, nta nutera imbere, nta nuzamuka. Aha rero umwana naba batura uzaba batuwe by'ukuri. Intambwe enye zikwiriye, iya mbere ni ukwimenyaho icyaha no kwihana, kabiri ni ukwihana ibyaha by'umuryango wawe, gatatu ni uguhamagara umushumba wabisigiwe, yaba ajya cyangwa undi wese wabona, ukavuga icyaha cyawe ntacyo uhishe, kabona na cya cyaha wakoze ugirira isoni, nicyo abashumba babereyeho. Azakumva kwakira ceceke, kandi iyo umaze kwatura cya cyaha utibwira akagenda akakiririmba. Ukiririmba yaba afite ibindi bibazo nawe nta kundi, kuko burya umuntu utwara ibyaha by'abandi wazahanwa kabiri, wagombye kubisiga aho ngaho. Icya gatatu, icyo umutambyi ari bugusabe, narakubwiye ngo byasaba igitambo, byasaba ituro, byasaba iki, byasaba urugendo, byasaba gutega indege, icyo byasaba cyose ugomba kubikora, ariko ibyishimo, amahoro n'umunezero bikaza mu rugo rwawe. Hallelujah. Imenyereze guproklama, gutangaza ibintu bizima, dekarara imibereho ihindutse mu rurimi rwawe. Ntabwo gutunga imodoka ari umugisha bavandi, nubwo nakara gace gato kerekana ko kumwe nawe. Ntabwo gutunga ibifaranga byinshi byuzuye amasano. Icyambere turebera mu mahoro, ubuzima buzira umuze, kugira ikigutunga gikwiriye, no kuzura umwuka wera, no kubaho ntabwo babwuzuye umutima wawe, ukumva uridegembya kandi ukumva uragenda neza. So rero ni byiza ko ibintu byose bigenda mu rwego nk'uko Imana se. Ngiki cyo nagusobanuraga uyu munsi wa none, kuba zikugarukaho urazihagarikira ikisi kandi kizitera kitaravaho. Rero deliverance ni ikimaze, igitera ibyo byose kigomba kuvaho nazo zikavaho. Imana ibaho umugisha, turahari ku bwanyu ku munsi wa 11. Data wa twese abishimire, muhabwe umugisha n'Imana. Turagushimiye Data wa twese, mwami w'amahoro kandi Imana y'imbaraga. Uyu munsi wa 11 turakubita ubutware bw'abadayimoni bwose uvuga kagera, dusenya ibihome, turimbura, turandura, duhirika, tujugunya, kuko twifuza ko ibitangaza bikoreka mwami. Umuntu wese cyumviye audio video mwami akanayireba, uhita umuha imbaraga zo gukosora no gutera intambwe ndende no gukora igikwiriye kugira ngo arokoke ibyo byago n'amakuba kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.